wari umujyi uteye imbere. Muri uwo mujyi hari ubutaka bwaturwagamo n'abifite abashoboraga kuhashyira inyubako zigezweho leta yifuzaga. Hari hamwe kwita nko mu mudugudu wari uteye imbere kurusha indi muri ako gace, ahantu hubakwaga inyubako nziza cyane nibura zigeretse rimwe. Ako gace kari gaherutse kuzuramo inzu nshyashya yari igeretse nk'izindi zose. Iyo yari ifite umwihariko kuko yari ngari, kandi mu gihe izindi zubakwaga n'abasaza bakoze kera, iyo yari umusore ukiri muto. Yari umwe mu basore bashinze business zigakomera, afite imodoka zitwara abagenzi, moto n'amagare mu mihanda. Ibintu byo gutwara abagenzi yarabishoyemo amafaranga ahagije, akinjiza bitamusabye gukora. Umunsi ku wundi yabaga atekereza ko yakora izindi business akazizamura, afite intego yo kuzashinga inganda. Hari n'abantu yari yarashingiye amaduka ahantu hatandukanye, inyungu babonye bakayigabana, amafaranga bakayishyira kuri konti ye. Muri iyo minsi yakoze impanuka ari mu modoka. Iya mbere yafashe feri bitunguranye kugira ngo itagonga akana kari kambutse gahubutse, nawe arazayigonga inyuma atabyiteguye, umutwe urazengerera. Imodoka yaratwaye ntiyangiritse cyane, kandi nawe ntiyakomeretse, usibye kugira ubwoba bwinshi agahungabana, umutwe ukamurya cyane. Gusa yageze kwa muganga, barebye uko ahagaze basanga yagize ihungabana rito. Byari gusaba ko amara nibura amezi 6 adakora, yirirwa mu rugo aganira n'inshuti cyangwa agashaka utundi tuntu aba ahugiyemo twari kujya tumuruhura. Amafaranga yari kujya akomeza kwiyongera kuri konti ze, kuko agence yitwara abagenzi naho yari yagiye, moto n'amagare abo yabihaye bari bagikomeje gukora, abo yashingiye amaduka aruko. Ibikorwa bye ntibyari guhagarara. Ubusanzwe akodeshaga inzu yo kubamo, aba mu nzu nziza cyane nabwo, kuko yari yuzuye, nta yandi mahitamo yari afite, yagiye kuyiberamo. Mu minsi ya mbere yabanje kuba wenyine nta muntu babana, akikorera amasuka aho yanduje, yakenera ibyo kurya agahamagara abantu babigezaho umuntu atoye. Ibyo kunywa n'ibindi byose umuntu uri mu rugo yakenera ntiyajyaga kubyigurira, yahamagaraga abantu bakabizana akabifatira ku muryango. Akiri mu kazi atarakora impanuka, yari uwo musore wari waricaye ku bantu benshi cyane bamuhamagaraga nta kintu kirimo amafaranga bashaka kumubwira. Yabaga yashyushye mu mutwe, agahora agenzura abo yahaye ibinyabiziga n'abo yashingiye amabizinesi atandukanye, areba ku makonti niba bashyiraho amafaranga, ahangayikishijwe no gukora ibindi bikorwa. Hari abakobwa bamuhamagaraga bashaka ko abaganiriza, ukababurira umwanya, yabaga yumva ntacyo baganira. Abakiri bagenzi be nibo bahuraga rimwe na rimwe bagiye gusangira, kandi byabagaho gake cyane. Nta muntu yajyagaho umwanya urenze iminota 2 kuri telefone, keretse uwabaga ashaka kubagira n'amasezerano n'imikoranire runaka, wenda bikaba ngombwa ko asobanura neza ibyo atumva. Nabyo ntibyarenzaga iminota hagati y'10 na 15. Ibyo kujya mu rukundo ntiyabiboneraga umwanya, yumvaga azabifatira igihe amaze kugera aho yifuzaga iterambere risumbyeho. Nubwo nawe bahanganaga bigaragara, yifuzaga ko nibura igihugu gitangira kumufata nk'umwe mu bakire bakomeye gitunze, abakora urutonde nibura bakazagira ubwo bamushyira mu 10 ba mbere. Ibyo byo kutavugisha abantu aho kuri iyo mpanuka nabwo yarabikomeje. Abantu bageragezaga kumuhamagara akababurira umwanya, bo bari barabimenyereye, naho arwariye ntibamuhamagara kuko nta business bari kuba bamuganirizaho. Telefoni yakiraga zabaga ari zabamuhaga amaraporo gusa, cyangwa ababyeyi be bamuhamagaraga bamubaza niba ari koroherwa. N'ubundi akora iyo mpanuka nta muntu yigeze atangariza ko atameze neza, uretse ababyeyi be babaga mu kandi gace katari kure, ahantu umuntu yagenda nk'isaha n'amaguru. Abenshi bagize ngo rero cyane mu kazi nk'ibisanzwe. Muri uko kuba mu nzu wenyine, abana n'imashini na telefoni ye, amavideo yose yari ariho yageze aharangiza kuyareba. Yigira inama yo gutangira kureba ibibera ku mbuga nkoranyambaga, afungura konti atangira kureba ise bazikoresha uko babayeho. Uyo yifuzaga kumva amakuru yacurangaga radio akaba ariyo yiyumvira. Ibintu byo kuba yareba ibigezweho ku mbuga nkoranyambaga ntacyo byabaga bimubwiye, nta nubwo ari kujya bibonera umwanya. Noneho yarabaye nk'icitse akaziriko, umwanya wo kuzijya akazikoresha uko abyumva wari ubonetse, kuko nta kandi kazi yari afite gahambaye. Akijya agafungura konti, yabonye abantu urubuga rwamuhitiyemo, hamwe bavuga ngo abantu mushobora kuba muziranye, bamwereka n'abandi ashobora gusaba ubucuti. Haba kuri Instagram no kuri Facebook, abo bantu yagiye abemeza akora handitse kongeraho inshuti. Hari aho yongeragaho inshuti, agahita abona ubutumwa bumubwira ngo mwandikire uti muri aho, kugira ngo mutangire ibiganiro. Ibyo nayo nk'umuntu utari ufite ikindi akora, yahitaga abikora akandika ati hi cyangwa ati muri aho. Abenshi ntibamusubizaga, n'abamusubizaga nabandikaga bati hi tu, cyangwa bakandika bati yego turaho, bikarangiriraho. Undi we yaramwandikiye ati hi, ahita amusubiza ati hi tu, are you okay? Yaramusubije ati yes, I'm fine, thanks, how about you? Uwo mukobwa ati feeling the same, what are you doing? Nawe ati nothing. Uwo mukobwa yahise yandika mu rurimi kavukira ati none se aya mazina uri gukoresha ngo Calvin the Streets nayo aba ari kundangamuntu? Nawe ati oya, the Streets nako niyongereyeho, nabonye n'abandi bishyiraho utuzina nka The Great n'utundi. Wowe se ubwo witwa Sierra the One? Umukobwa ati nitwa Sierra gusa, The One nako niyongereyeho nanjye. Undi atumaze igihe kinini ukoresha Instagram ariko. Umukobwa ati kubera iki? Nawe tufite followers benshi barenga 1000, nawe ngenda cyafite 8 nawe urimo, kandi abo nkurikira bamaze kurenga 100.
Umukobwa ati wakoze flow nanjye nkora flow back. Ubwo kuri Instagram turi inshuti. Yaramubajije tukoresha Facebook. Calvin ati nayo nayifunguye. Iri zina naribonye ntamubona asabye ubucuti. Sierra ati reka ndebe. Yasanze ari byo bahita bakomeza kuganira. Sierra ati njye nakoresheje imbaga kera iyo mfite agatelefoni nzaho nkandikirana n'abantu naba ntayifite nyine ubwo nkaba mbyikuyemo. Calvin ati bivuze ko ujya ugira ibihe ukaba udafite telefone kubera ubukene. Umukobwa ati nibyo hari igihe mpura n'ubukene nkayirya. Calvin ati uri gukora iki se? Umukobwa ntiyamusubije yahise ava online. Umusore yinjiye kuri konti ye neza haba kuri Facebook no kuri Instagram areba amafoto ye. Yari umukobwa mwiza. Hamwe yari yambaye utwenda twa make ariko tumubereye asa neza mu mafoto afite udusuko twiza ahandi yari yogoshesheje umusatsi naho bimubereye. Yakomeje kureba abona amafoto yambaye ipantaro yambaye amakanzu n'amajipo hose abona aberewe. Hari aho yari yikoreye ijerekani ari mu cyaro avuye kuvoma ahandi ari kuragira intama ahandi ari ku kiraro kinga. Hari naho yari mu murima ahinga. Yakomeje kureba amafoto ye ashira umwanya munini kuko yari menshi. Yifuzaga kamusubiza gusa umukobwa utumega twari twamushiranye. Calvin yakoze amasuko imyenda yijyana mu mufuka wari hanze aho nawe yashyiraga utwanda dudusigazwa tw'ibyo yariye n'amasahani akoreshwa rimwe babaga babizanyemo. Umufuka ari wenda kuzura. Yibutse ko hari bamwe batwara ibishinzwe muri ibyo bice avugana n'ababishinzwe abamenyesha ko n'abasigaye ba mu nzu ye bityo ko babitwara bajya baza mu gipangu cye byaba bihari bakabijyana. Mu gitondo haje umukobwa arakomanga. Calvin aramukingurira. Uwo mukobwa ntiyaraje wenyine usibye ko ari wakomanza akaninjira. Abandi bari bafite imifuka irimo ibishingwe byo mu rugo bari bahagaze hirya twakwita nko ku irembo bamutegereje. We yaraje gufata ibyo muri urwo rugo rwari ruparitsemo imodoka nziza cyane kandi ihenze. Niya modoka buri wese n'utazi ibiciro byazo yabona akabyibwira. Umukobwa yari yambaye isarubeti, bote, ga mu ntoki, ingofero isanzwe, umupira ufite ingofero nayo yayambaye, mu ijosi yambayemo igitenge nka furari yakizamuye gifashe ku mazuru no ku munwa hagaragara amaso gusa. Ibyo yabikoraga kuko ari ubwo yikoreraga ibiri kujojoba. Kwambara atyo nuko yabaga adashaka ko bimugera ku mubiri. Uwo Calvin rero akimara kumukingurira yahise abona ko aje gufata ibishingo yisubirira inyuma. Batanavuganye umukobwa yafashe uwo mufuka vidurira muwe ahita asohoka. Calvin abonye agiye agaruka gukingura urugi yisubirira mu nzu. Nyuma y'ibyumweru 3 yibana yaramaze kurambirwa kwikorera amasuku. Kumeza amashuka byaramuvunaga cyane guhanagura mu nzu aruko. Ikindi yarakumbuye utwo kurya turimo agasosi twatetswa hibereye. Yahamagaye iwabo basaba kumushakira umukozi wagiza kumutekera agakora amasuku bwakwira agataha. Bamuboneye umukozi w'umusore bamwoherezayo. Muri iyo nzu nta bintu byinshi byari birimo uretse udutebe 2 n'akameza hamwe n'igitanda yararagaho. Uwo musore mu minsi ya mbere yabanje kumukoresha kuri ibikoresho byo mu nzu hamwe n'ibyo ari kujya yifashisha ateka dore ko Calvin we nta na kimwe yagiraga kuko bari muzaniraga bihiye. Muri iyo minsi ne umukozi yarangizaga akazi agataha. Nyuma y'umunsi wa 5 wa mukobwa Sierra bari barandikiranye nibwo yagarutse kuri Instagram. Yaramwandikiye ati kumbe cyagiye wambajije icyo nakoraga. Muri uriya mwanya nari ndi mu karuhuko nsoje uturimo tw'amaboko. Utumega twari twashize ubu nibwo ngozo utonde. Calvin ati nakomeje gutegereza ko nsubiza ndaheba. Sierra atari ko umuntu atari online muri chat yanyu barabikwereka. Wari guhita ubona ko navuyeho naho tuzi ko nazi kubireba nagize ngo wanze kunsubiza nkana. Sierra amwohereje utu emoji tumuseka hanyuma bakomeza kuganira. Calvin ati nahise ndangarira mu mafoto yawe naniwe mba ndyamye. Umukobwa tunanirwe n'icyo ubwo nawe ati muri iyi minsi simeze neza mba ndi mu rugo ndohoka. Hari ubwo nza ku mbuga nkoranyambaga bikaza kurangira naniwe ngahita ndyama. Gusa mba nanakoze uturimo tw'amaboko nakoze amasuku. Nuzi ko kumesa no gukora amasuku mu rugo se bivuna. Sierra ati byihorere ndabizi biravuna. None hari igihe ufite imyenda yanduye cyane kandi ari myinshi wajya kuyirangiza kumva umugongo uri kukurya. Calvin ati nibyo rwose ubu amahirwe mfite nuko ari umuntu ugiye kujya bimfasha kamesera agakora n'ibindi naho ubundi nari maze kunanirwa kandi nanirwariye. Sierra ati kubivuga nkaho wabaga wenyine se ntabwo ubi wanyu. Nawe ati oya ndibana nabaga njyenyine imyaka ndimo si yo kubana n'ababyeyi nta mpamvu. Sierra yanze kumubaza byinshi ku mibereho ye ahubwo agaruka ku biganiro by'uko yahise areba amafoto ye. Yaramubajije ati amafoto yanjye wabonye ameze ate? Calvin ati ni meza nakunze ari uri mu cyaro ku nka uri kuragira ntare wari uvuye kuvoma mu kabande. Umukobwa ati hariya ni iwacu tuvoma kure cyane bisaba kuzinduka gataha izuba ryabaye ryinshi. Icyakora ubu bari kwazana amazi wenda ntituzongera kuboneka tujya kuvoma kure. Calvin yamwandikiye ubutumwa amubaza ati ariko wari umeze neza? Sierra ntiyongera kwandika. Calvin yarebye hejuru muri chat abona ko kwashize umunota avuye online. Yariryamiye buke mu gitondo asubira kuri Instagram asanga umukobwa yamwandikiye ati bimeze bite se? Ubu nkoresheje bonus ya nijoro iyo naguze amayinite y'ijana bamaka bonus kutumega. Wasanga nawe ku bonus bakaguha ubwo urabizi
niyo mpamvu nkwandikiye saa 12 zitaragera, njye mba naguze utumega tw'100, rero ubwo tuzasubira nongera kutugura, hanyuma umeze neza nk'uko wabimbajije, ugira umunsi mwiza. Calvin akibona yaramusubije ati nta kibazo ndagutegereje kandi ugira akazi keza nawe, Imana ikugende imbere. Wa musore wari watangiye kumukorera akazi ko mu rugo yari yahageze muri icyo gitondo, abanza gukora amasuku, aramesa, arateka, bwije arataha. Calvin ntiyifuzaga ko ari umuntu bararana muri iyo nzu, yifuzaga kuba ari wenyine atekereza. Uwo musore yari uwa hafi, kuza agakora agataha nta cyari kigoye muri byo. Icyakora bwo Calvin yasiga atekereza ati uyu musore kagera saa 12 zo mu gitondo agataha saa 2 za nijoro cyangwa akazirenza, uwamureka akajya yibera hano, ubundi se yageze iwabo buri hari icyo abafasha. Kuri uwo mugoroba Siyara yaramwandikiye ati wakoze kunyifuriza akazi keza n'umunsi mwiza, noneho mpise mbona utumega, wowe umeze ute? Nawe ati ni byiza ko ubonye utwo tumega, naho ubundi meze neza. Siyara turi koroherwa? Calvin ati yego, usibye ko abaganga bampaye amezi 6 yo kuba nduhuka nakora, naho ubundi ntibikomeye kuko nkiri mu rugo navuga ko narakira, ayo mezi nashira ngasubira mu kazi nibwo nzajya mbwira umuntu ko nakize. Nawe ati byakugendekeye bitese, urwaye indwara bwoko ki? Yamusobanuriye ko yakoze impanuka ari mu modoka, abaganga kumubwira ko yagize ihungabana gato, bakamusaba kubanza kuruhuka mu mutwe ngo atuze. Siyara we yagize ngo bayikoze ari benshi, ati mwihangane disi, ubwo se ntabapfuye muri bo mwari kumwe? Nawe ati ntawe. Umukobwa ati Imana ishimwe ko yabarokoye, humura nawe uzagera bukire usubire kumera neza. Umusore yaramwihoreye ntiyamusobanurira neza ukuntu byagenze. Mu gitondo wa mukobwa wazaga gufata ibishingwe agirukanye n'abandi, buri wese yabaga afite igipanga ari bujyemo agakuramo imyanda cyangwa se wenda tuvuga ibishingwe, akayiteranya paka umufuka wo gutwara wuzuye, akabijyana ku modoka yabaga yaparitse ahantu runaka mu muhanda. Niwe winjiraga aho ngaho rero. Noneho yakinguriwe n'umukozi, afata ibishingwe aragenda. Ntibajyaga muri buri rugo buri munsi kuko ibishingwe ntibyari kuba byagwiriye, buri karitsiye bayigeneraga igihe cyo kujya kwikusanyamo ibishingwe byo mu rugo. Calvin yabajije wa mukozi bati kuba wajya urara hano cyangwa ugakomeza gukora utaha wahitamo iki? Umusore atari ubwo ntabwije, kandi kuva hano kugera mu rugo harimo urugendo rw'isaha, urumva ko ngera mu rugo bwije cyane rimwe na rimwe, bibaye byiza nuko najya ndara hano mu gihe ndangije akazi bwije cyane. Calvin ati nabitekerejeho, ndavuga ni wowe wajya kugura igitanda na matera ugategura icyumba uzajya uraramo. Ibyo yarabikoze aragitegura. Muri iyo minsi Siyara ntiyasibaga kuri Instagram, we na Calvin baraganiraga, bakabazanya amakuru yaho ku mbuga nkoranyambaga, bakabiseka, bakorezanya indirimbo zigezweho, utuvideo dusekeje, bakaganira byinshi ariko ntihagire uwibuka kubaza undi cyakora. Buri wese yaratangiye kuza kuri Instagram ari kwandikirana na mugenzi we no kureba utuvideo yamwoherereje. Calvin yibwiraga ko Siyara ari umukobwa mwiza wo mu cyaro kubera ya mafoto yari yarabonye, na Siyara akibwira ko Calvin ari babasore baba basanzwe bifite akazi runaka bakora, yarwara nyine agafata akaruhuko. Bose nawe baruzi icyo mugenzi we akora, ntibari baziranye mu buzima busanzwe usibye aho kuri Instagram honyine. Nyuma y'ibyumweru 4 baganira buri munsi, Siyara aramubwiye ati nari hayi kugura amayinite y'ukwezi ariko agiye gushira, nzajya nza online rimwe na rimwe. Calvin ati hoya kandi ibyo bintu ni wabinkora? Ndaho ati none se nabigerane, kubona amayinite ya buri gihe biba bigoye. Calvin ati nazaga kuri Instagram kubera wowe, nshaka kureba ko wanyandikiye, umara irungu tuma nirirwa nseka. Siyara ati nanjye nishimira gucata nawe, ariko kandi ibintu ni danje. Nawe ati mbwira amafaranga ukoresha ugura iz'ukwezi nzikugurire n'ibikibazo ari mega. Yampaye kode ngo ashyireho, Calvin agiye kuyohereza abona izina ari Siyara koko arayohereza. Kode ntiyari nimero ngo ari kumuhamagara, gusa nabyo ntiyabitekerejeho. Noneho babaye inshuti kurushaho, bakomeza kujya bandikirana umunsi ku wundi amanywa nijoro. Calvin yagize aramubaza ati ubusanzwe uri mu kahe kazi? Nawe ati ni akazi k'abantu baciriritse, nikorera imizigo, rimwe na rimwe ngahinga nkahira. Wowe koko ntiwabibonye? Akazi ni kariya rwose wabonye mu mafoto, ahubwo wowe wakoraga iki mbere yo gukora impanuka? Yaramusubije ati ni uguterutira ku munsi ku wundi, nabaga nshakisha. Umukobwa tutohe? Nawe ati biraka bisanzwe, nabaga ndi mu muhanda. Umukobwa ati mu muhanda ukoramo iki? Calvin yaramubwiye ati ndi umunyonzi, nzi gutwara moto n'imodoka, mfite na perime. Siyara nayimugize seka ati ubwo se uri umunyonzi, uri umumotari, uri umushoferi, ukora iki? Nawe ati akazi kose nagakora, aho mbonye ikiraka niho nkora. Siyara ati nabyumvise ubwo uri umunyonzi. Ndati ubwo wabyumvise neza. Mbere hari n'abantu nafashaga gucuruza mu modoka yabo, baba bacuruza imyenda, ibintu by'ibiribwa, nabona umuzigo nkawikorera cyangwa nkawutwara kuri moto, ku igare cyangwa mu modoka. Siyara ati ndabikunze, ufite akazi keza ariko kagoye, ukwiriye kuruhuka. Calvin ati ubwo se ko nta kazi wavuga koko ngo ni keza? Umukobwa ati hari abakabuze, ukwiriye kukishimira. Kuba akazi ukora kagutunze, ukaba wamara amezi 6 uri kwibeshaho udakora, urumva bitarenze? Ahubwo ndakwishimiye cyane, uzi kuzigama. Njye buriya bambwiye ngo ndamara amezi 6 ntakora, nitunze nahita mpfa nasubira iwacu.
Calvin ati kumbe ntubi wanyu, nawe ati nsigaye nibera mu mujyi, ibyo guhinga no kwahira nabikoreraga mu cyaro. Ariya mafoto hamwe nayo wabonye ndi kuragira n'andi nkayo nayo nifotoreje wacu. Calvin ati wari warambeshye rero. Umukobwa ati si ukubeshya, mu mujyi simamaze igihe kinini. Calvin ati mu mujyi ukora iki? Nawe ati ni akazi gasanzwe. Calvin atamubajije ko ariko neza ati ni byiza niba nawe kaguha ibyo ukeneye. Gusa yaramubajije ati uba mu mujyi mu kahe gace? Yarahamubwiye. Calvin yumva hazi, byatumye mubwira ati nanjye muri ako karere naho ntoye, uzareke duhuze, mfite amatsiko yo guhora nawe. Yahise amubaza ati none se uko usa ku mafoto buriya ni uko usa amaso ku maso? Umuntu warebye ifoto yawe ukubonye ahita akumenya. Nawe ati amafoto ashyiramo igikabyo gusa ntibiri kure yaho. Naragoswe ndi wa mukobwa w'inkubiswe, ntiwakwifuza no kumbona, harya ngo wavukiye mu mujyi n'ubu niho uba? Calvin ati yego, kandi aho hantu wavuze si kure cyane yaho mba. Umukobwa ati wazampa ifoto yawe ngakureba, ibaze ko kuri profile ntayo washyizeho, nta nubwo ugipostinga. Calvin ati nta mafoto mfite muri telefoni yanjye, nta niyo nzashyiraho, simbikunda. Sierra ati noneho niba dutuye mu bice bimwe nzakubwira nimbona umwanya tubipange, gusa ari ku cyumweru twazahuza, ku cyumweru sinkora. Bemeranyije ko bazahura ku cyumweru aho guhuriraho bakazapanga uwo munsi, buri wese yifuzaga kubona undi. Ibyo babivuganaga ari kuwa kabiri, gahunda yo guhurira ku cyumweru. Kuwa gatatu ikirere cyabyutse gisa nabi cyane. Wa mukobwa yazaga gufata ibishingwe yarazindukiye, yari hafi kuzuza umufuka we, abandi bo bujije yabo bamanutse ku modoka. Byari bimenyerewe ko aza gufata ibishingwe byo muri icyo gipango, kandi buri uko yazaga akingurirwaga n'umukozi, usibye ku munsi wa mbere Calvin yamukinguriye. Akinjira atarafata ibishingwe byabo ngo abisuke mu mufuka we, imvura nyinshi yarisotse. Calvin yari ahagaze mu muryango wa etaje yarangariye muri telefone. Muri uwo mwanya nibwo yaragikanguka banza kujya kureba hanze uko byifashe, bihurirana n'uko wa mukobwa yaraje gufata ibishingwe. Yabonye ukuntu imvura yari isigwa ari nyinshi, abwira uwo mukobwa ati ugama wigendamo, fata umufuka wuzane kuri ribaraza, ibishingwe byawe bitaza kunyagirwa bikaremera, kubitwara bikakugora. Yari yambaye bote zanduye nawe afite ibiganza byambaye ga ariko zisa nabi cyane. We wese ntiyasaga neza na gake. Nubwo yamusabye ngo yugame, ntiyaramubwiye ngo yinjire mu nzu yari irimo amakaro, umukozi ahanagura akererana nk'urubura. Aho mu mbuga hari harimo akanegasi gafite ibaraza rigari cyane, niho uwo mukobwa yaje kuba ahagaze. Calvin ubwo arahagaze mu muryango wa etaje, undi wari ku kabaraza k'iyo negasi bashobora kuba barebana. Uwo mukobwa yakuye agataci gato kagura make mu mufuka, akuramo ekuteri arambara, afungura interineti aba yirangaza areba utuvideo. Imvura yakomeje kugwa ari nyinshi cyane. Calvin yasabye umukozi wo gusimbuka muri iyo mvura agakingura uwo mukobwa kugama muri iyo nzu y'inegasi, kuko amazi y'imvura yaratangiye kugera aho yari ahagaze. Yamaze kugeramo imbere, umukozi amuha agatebe k'urubaho kari karimo. Yamubajije uko yitwa, cyane ko yahazaga buri gihe aje gufata ibishingwe. Umukobwa abanza gukuramo ekuteri kuko ataramwumvise neza. Akizikuramo, akavideo yarebaga kari karimo abantu baseka cyane kavugiye hanze. Uwo mukozi nawe arakumva, anareba muri telefoni yabona ako kavideo akazi. Yari yarigeze kukabona aza kariko. Uwo mukobwa aramubajije ati uramvugishije? Nawe ati nakubazaga ntiwitwa nde? Umukobwa ati nitwa Sierra. Nawe yagiye kumubaza uko yitwa. Calvin atahamagara ati Jiva ngwino nkubwire. Jiva yasimbutse mu mvura bamwe negisa ajya mu nzu. Boss we Calvin yaramubwiye ati mpagaze mu mbeho umwanya munini none ndakonje, nsukira icyayi ushyire n'uriya mukobwa yinywere. Jiva yarasanze boss ari kureba akavideo, amajwi yari arimo yarameze neza nk'ayari mu kosi yarebaga. Yahise amubwira ati uko mwese muri kureba akavideo kamwe? Calvin turavuga nde? Niho turiya mukobwa utwara ibishingwe ari kureba akavideo nawe uri kureba, keretse niba amashusho atari amwe ariko amajwi namwe. Calvin yarakamweretse ati ni kano se? Nawe tuzi ko ariko ahubwo se simbona bakakohereje kuri Instagram, ese uri kukarebera? Calvin ati byose nari nkubwiye ngo birebe, kuki ureba bitakureba? Nawe ati si ukureba itandeba ahubwo nuko ntunguwe. None se umuntu akakohereje uramuzi? Undi ati yitwa Sierra, ntabwo ndamubona. Jiva turiya mukobwa nawe yitwa Sierra, wasanga ari uko akoherereje. Calvin ati abantu se ntibitiranwa? Jiva tose yaramwandikirana se uramuzi? Nawe ati nabonye amafoto ye gusa ntabwo ndamubona amaso ku maso. Umusore ati none se ni gute abantu bakwitiranwa? Video wowe nawe muri kureba ikaba ari imwe muri kwirebera igihe kimwe. Calvin ati genda umushyire icyayi noneho umusabe ureba ku kavideo urebe niba ari kukarebera kuri Instagram. Jiva ati oya ari kukarebera kuri telefoni bisanzwe kuko ndebyeho, gusa ari gukoresha na Instagram. Boss ati nabivuze urebe bitakureba, nsukira icyayi unzanire n'umugati ibindi byihorere. Yaramusukiye amushyirira umugati ku meza, yongera kwambara igishashi cye cy'imvura asimbukira muri ya nzu yo hanze yitwaje teremusi n'agakapu karimo udukombe n'imigati. Umukobwa arabibonye araceceka, umusore amusukira icyayi. Sierra yaramwenyuye kuko bari bamuzaniye icyayi mu mvura. Mbere yo kukinywa yabanje gukuramo urupira rw'inyuma, kuramo ikigofero, hanyuma afata igikombe arinywera. Yakomeje no kujya yandikirana n'umuntu kuri Instagram. Jiva yitareba uwo bandikiranaga abona hejuru handitse Calvin. Atavuze byinshi yasubiye mu nzu yiruka.
yabwiye boss atumva ni Calvin ari kwandikira. Ubwo se nabyo byahuriranye, nyamara wasanga ariwe Calvin. Calvin atereka mwandikire mubaza ahari turebe karinge. Yarambaje turi gukora iki se Ciara? Nawe ati imvura iri kugwa nta kintu ndi gukora. Calvin atubanza ari kugwa mu mujyi hose, none se washatse kunywa icyayi mbe itaza kukwica? Ciara ati nibyo ndimo. Calvin aturabeshya fotora ndebe. Nawe ati telefone yanjye fotora nabi ariko reka mbikore. Yamwereje ifoto, Calvin itabone ya teremusi na bya bikombe bari bamushyiriye. Yariwe neza koko. Yabwiye Jiva tuzi ko ari we. Uyu mwana se ko nabonaga ku mafoto ari mwiza, nshaka no guhura nawe. Burya ni uhora aza gutwara ibishingwe hano. Jiva ariko nabonye ari mwiza nawe, basi nyereka amafoto ya postinze ndebe karaye. Yari yamweretse atahubwo amafoto ntabwo ari meza nkawe, nuko bayiyambariye bote, ibipira bifite ingofero, mu maso yahishe ukaba utapfa kumumenya. Naho ubundi abikuyemo mbona ari mwiza, muhaye icyabanza gukora mu mupira n'ingofero. Nungurwa no kubona afite ibisuko byiza nk'ibi biri kuri iyi foto. Calvin ati nyamara warasaze, ureba bitakureba nicyo kintu tuzahora dupfa. Uramenye rero ntuze kubimubwira ko bari kwandikirana ari njyewe. Imvura yari imaze no kugabanuka. Calvin yongeye guhagarara mu muryango ku buryo Ciara ari kuva mu nzu agiye kugenda akamubona. Umukobwa umero kuva mu nzu yongeye kwambara ikigofero, yambara igitenge mu ijosi nka forari, azamura ku munwa no ku mazuru nk'uko abikoraga, arenzaho umupira w'inyuma, ingofero yawe ayirenza ku yindi, yambaraga yari yakuyemo wasohoka hanze. Calvin yarikoroje aramubwira ati yewe waretse kugenda mu mvura. Umukobwa yubuye amaso aramureba, bararebana, noti imvura yahise. Calvin ati birajyamo amazi biremere kandi bijojobe. Umukobwa ati niyo mpamvu mba nambaye uko, naho byajojoba ntibyangeraho, eregana bitwara bikurura hasi, ikigoye no kubigeza hari imodoka byonyine. Calvin ati ngo umukozi wanjye agutwaze se mugende mubifashe mu ntoki aho kugira ngo uze kubyikorera. Nawe ati hoya ntibike, nta nubwo amazi y'imvura ari bugeremo, urabona sitahise. Calvin ati bugero byaremereye pe kuko akavura kare cyajojoba. Umukobwa ati ku buryo uburemere bwakwikuba nka gatatu. Calvin ati hoya nanone. Nawe aterekana rwani nabyo niko kazi niyemeje. Calvin ati akazi keza. Umukobwa ati mwakoze cyane, mwamaye icyayi ubu mfite courage nubwo byaba byaremereye nabigezayo. Calvin we yarabizi ko ari Ciara. Ciara watazi ko ari Calvin. Ciara kigira mu rugo yagarutse online aramwandikira. Calvin yarongera amubaza ati ariko mu by'ukuri ukora akahe kazi? Uri umukozi wo mu rugo ufite akazi ahantu runaka bimeze bite? Ciara yahisemo kumubwiza ukuri ati njye ntwara ibishingwe bikura mu ngo z'abantu. Niba nawe utuye aho hantu wambwiye muri ibyo bice wasanga tuhaza kuko naho nitwe tuhakura ibishingwe, ndakeka mu karere hose tuhazenguruka. Nuko twigabanyamo ibice wenda buri wese akagira inga bikuramo, bikaba bishoboka ko ntagera aho uba. Wakabaye warambonye. Calvin ati oya sindakubona kandi umuntu uza gutwara ibishingwe sinjya mvugana nawe, burya aza nibereye mu nzu. Ciara ati niko kazi nkora rero. Calvin ati ko mbona se amafoto yawe ari meza nk'umuntu udakora ako kazi. Umukobwa ati ariko akazi dukora ntabwo katuma umuntu adasa neza, njye mba nambaye ibintu byinshi ntabwo imyanda inkoraho, iyo mvuye mu kazi ndoga ngasa neza, n'ifotoza rero nakavuyemo. Calvin yemeje ijana kuri indi noneho ko ari wa mukobwa azaga gutwara ibishingwe. Haburaga iminsi ine gusa ku cyumweru bagahura nk'uko bari babipanze kuri Instagram. Kuko yarazi neza ko umukobwa aziwe ntiyari kumubwira ngo bariho bahurira, ahubwo bapanze ahandi hantu bari guhurira aho bashoboraga no kuba bafite icyo bari kwiyakiriza. Ku cyumweru harageze muri icyo gitondo bimeranya aho bari buhurire, banahana n'imirongo baze guhamagarana. Calvin yambaye ipantaro nziza, yambara ishati nziza, arenzaho ikote ry'imbeho, yambara agapfukamunwa, arenzaho rinete. Yagiye mu muhanda agenda n'amaguru cyane ko atarabiherutse, agana mu isantere bari guhuriramo. Hari harimo urugendo rw'iminota 15. Akihagera asanze Ciara we yahageze kare, yicaye ku gatebe ko hafi y'amarembo y'agahoteli gato bari guhuriramo, ari kwinywera amazi. Ukuntu yari yambaye nta muntu ari kwemera ko ari we atwaraga ibishingwe. Yari yambaye ikanzu nziza cyane iri mu ibara ry'ubururu, ibisuko bye bisa neza cyane, ari guhumura bidasanzwe. Calvin yigeze nk'atamubonye, amuhamagara kuri nimero yari yamuhaye mu gitondo. Telefone ya Ciara yarasonnye, abona umusore wari umuhagaze imbere ari uri guhamagara. Yahise amubaza ati ni wowe Calvin? Ni wowe uri kumpamagara? Calvin yaramubwiye ati ni Ciara. Yakuyemo agapfukamunwa n'ingofero. Ciara agira ubwoba bwinshi cyane aratitira. Aho yajyaga gukora ibishingwe, nyiraho ni wari umuhagaze imbere, niwe bari bamaze igihe bandikirana. Calvin yaramubwiye ati wigira ubwoba, abo bantu nsuhuze. Yaramuhobera aramubwira ati usa neza cyane. Ciara ati kuki utigeze umbwira kunzi? Kuki wemeye guhura nanjye kandi wari usanzwe uzi akazi nkora? Calvin ati akazi ukora sinkazi ariko. Umukobwa ati kandi nzi wowe buri gihe nje gutwara ibishingwe. Calvin yamubwije ukuri, areka gukomeza kumwishamo, amubwira uko yamumenye kwa gatatu w'icyo cyumweru, amubwira nuko byagenze kugira ngo amumenye. Ciara aramubajije ati kuki utahinduye gahunda ukamera ko duhura uyu munsi? Calvin ati ikibazo ni ikihe? Ntitwabipanze se? Umukobwa ati uri umukire, njye ntwara ibishingwe iwawe, ntidukwiriye kuba turi kumwe. Calvin ati twabipanze utazi uwo ndi we byanyabyo, nakubonye kwa gatatu, twaramaze kubipanga kwa kabiri.
nta mpamvu iri gutuma mbihindura, kandi bwa mbere twandikirana nabwo sinari niteye ku cyo ukora, nari nkwandikiye gusa. Kandi nyuma yaho nishimiraga uko wanyandikiraga n'ikiganiro twagiranaga. Ibyo kuvuga ngo urinde n'uwo uri we ntacyo byari bimbwiye. Icyo nahaga agaciro gusa nuko twavuganaga nkishima. Sierra ati sinari nzi ko ari wowe. Iyo yaba ari wowe nari gushaka undi muntu uza gufata ibishingwe mu rugo rwawe. Yabuze uko yifata, Calvin amwicaza ku ntebe amufata ibiganza aramubwira ati tuza, umfate nk'uko wamfata gutaramenya uwo ndi we. Kandi nabwo uretse kumbona hariya nta byinshi uramenyaho, reka tuganire, nicyo cyaduhoje. Yatumije ibyo kunywa n'utuburusheti batangira kuganira, ariko niba muganirizaga umukobwa yari yabuze icyo avuga. Abandi bakire bazaga bakamusuhuza kuko bari bamuzi, bati boss wari warabuze iminsi myinshi. Babonaga ko ari kumwe n'umukobwa bakajya kwicarira ahandi, kuko byagaragaraga ko ari gutereta, cyane ko yari gufata kuri Sierra ku rutugu ashaka kumwumvisha ko akwiriye kwisanzura kuri we nka mucuti we bari bamaze igihe baganira bataziranye. Yaramubwiye ati uri umukobwa mwiza bidasanzwe, amafoto arabeshya, wowe urarenze, kuki waterwa ipfunwe n'akazi ukora kandi ariko kagutunze? Ntiwambwiye ngo akazi ako ariko kose iyo gatunze umuntu gakora kaba gakomeye. Abantu benshi bakora akazi gatuma bandura, ariko kwandura kwabo nibyo bibahesha gusa neza nkawe. Nishimiye kuba ndi hano uri kumwe n'umukobwa mwiza nkawe, ahubwo ntega amatwi nkubwire. Narakubona nari naravuze nimura na Sierra nkamwishimira tukaganira nkamumenyaho iby'ibanze, nzamusaba twibera abakunzi numve ko yabyemera, ahubwo urabyumva ute? Sierra yifashe mu maso aramubwira turi kunkinisha, ntabwo nyine waba ukibimbwiye kandi ubizi neza ko ntacyo ndicyo, uko hari njye mwahaye icyayi nsa kuriya. Umusore ati nanjye ndamutse nkora akazi nk'akawe najya mbatsa kuriya ubusa cyangwa ngasa nabi kurushaho, ariko kuba nakavamo gasa neza nkawe byangora. Wowe urihariye, uyu munsi usa neza cyane. Ndacyagenda kurebye mu maso ngururwa nuko wareberaga mu mwanya muto wari wasize, kuko hejuru hari ingofero, hasi ku munwa no ku mazuru hari igitenge hagaragara amaso yonyine. Ariko kuko nari maze kumenya ko ari we Sierra, kukureba mu maso byatumye ko nakwiyumvagamo byikuba. Uyu munsi ho birakabije, ahubwo mbwira ibyo utambwiye tumenyane, nanjye ngumbwira ibyo nakubwiye tumenyane kurushaho. Nawe nyuze n'icyongereza, bwa mbere twandikirana nicyo twakoresheje. Bifate nk'ukuri, njye ndakomeje, nagukunze ntarakubona, none nakubonye neza bibaye akarusho. Sierra amubwiye byose nta na kimwe amuhishe, amubwira ko avuye iwabo akirangiza segonderi akaza mu mujyi arangiwe akazi n'inshuti yari yarahaje mbere, bakabana bakora ako kazi yakoraga. Iyo yakavagamo nta kindi yakoraga kitari gukaraba agasa neza. Calvin yishimiye ko yubahaga akazi ke kandi ntiyemere ko gatuma ahora asa nabi na nyuma yo kugakora. Nawe yamubwije ukuri ko yari we. Sierra byumvise ajya kubikinya kuko atiyumvisha gukura umusore ukomeye aricyo wari ufite ashatse twara abagenzi niwe yajyaga ategamo imodoka, ari we bari barahuriye kuri Instagram. Uwo munsi bakaba bari kumwe bahuye ari kumubwira ko amukunda. Yaramubwiye ati Calvin yego yanjye bisa nkaho ishingiye kuri byinshi, icyo uri buze gukuramo nuko nagukunze ntaramenya uwo ari we. Uburyo twaganiraga kuri Instagram nabikundaga, nayizaga hari wowe unzanye, wigeze no kungurira utumega bituma ndushaho kumva uri inshuti nitomboreye. Nanjye naribwiraga nti duhuye nka kwishimira, ukaba ufite gahunda ko twakundana sinazuyaza, none singiye kuzuyaza rero nemeye kukubera umukunzi. Calvin yakoze ikintu ziyarakeka kuko aba ari uguhoka, kuko yahise amwerekana mu bakire bazaga bakamusuhuza bakigira ruguru aho ngaho muri ako gahoteli. Yabasabye ko baza bagasangira, bereka Sierra ababwira ko haciye amezi menshi bakundana. Aho kuvuga ko batangiye gukundana uwo munsi bya nyabyo, yavuze aho bahereye batangira kwandikirana bwa mbere. N'ubusanzwe akibona amafoto ya Sierra yaramukunze, amukunda batarahura, uko yamumaraga irungu bituma amukunda kurushaho. Bahuye noneho yandura ko ari ukwiriye kumubera umukunzi, yari yamwishimiye kurushaho. Uko yasaga ku mafoto niko yasaga inyuma, ntibyari bimwe by'abantu bagira amafoto adafite aho ahuriye nabo ubwabo. Gusa nyine mu gihe yabaga ari gutwara ibishingwe nta muntu ari gupfa gukeka ko ari mwiza, kuko yabaga yasigaje amaso yonyine ariyo umuntu yabasha kubona. Mu gihe baganiraga kuri Instagram, Calvin akenshi yumvaga umukobwa afite ubwenge buhagije kugira ngo nibabana bazahuze. Uwo munsi yakoreye ibirori muri ako gahoteli bari bahuriyemo, asaba n'umukozi we Jiva kuza kwinywera ku byo kunywa yari yaguriye abandi. Nyuma yo gusangira, Sierra aramubwiye ati sinaguma muri aka kazi nkundana nawe, rwose nkikuyemo, reka njye gushaka icyo nkora mu cyaro, igishoro cyo ndagifite, nkagumyemo ko aba ari ukugusuzuguza. Ibaza umukunzi wawe atwara ibishingwe. Oya ndagiye pe. Calvin yaramubwiye ati nta ribi niba ari kubihisemo, waba ugiyeyo ukanaruhuka ukaba uri kumwe n'ababyeyi bawe bafashe uturimo, kuko ndakeka tutazatinda kubana kandi ntacyo tubuze. Fata umwanya ujye kubana nawo mu minsi yanyu ukiri umukobwa, wenda bazasigare bavuga bati aho kugira ngo arangize amashuri ahite yigira mu mujyi yararanadufasha uturimo abona gushaka afite icyo yadukoreye. Nujya unkumbura nzajya nza kukureba, nanjye ningukumbura biboko. Akimara kugenda urukundo rwabo rwakomeje kujya mbere. Nyuma y'amezi 6 Calvin yari yemerewe kuba yasubira mu kazi.
ariko yiyongeje andi mezi nk'atatu ngo abanze kwikorera ubukwe. We na Ciara baje kubana bahinduka umugabo n'umugore. Kugeza ubu akenshi baba bari kumwe babarura bahawe ibinyabiziga cyangwa bashingiye mu maduka bohereje amafaranga n'ibindi byinshi bitandukanye. Jiva we yakomeje kubakorera akazi ko mu rugo dore ko bamuhemba menshi. Rimwe na rimwe ntajya yumva ko umuntu umubereye nyirabuja ari wa mukobwa ahuza akura ibishingwe muri urwo rugo rwa boss we Calvin. Rimwe na rimwe ntajya yumvisha ukuntu umuntu umubereye nyirabuja ari we ahuza akura ibishingwe muri urwo rugo kwa boss we Calvin. Uwo biganirije haranamuseka kuko bose yaramariye kubana nawe yagiye hakaba umugore mwiza cyane wambara imyenda ihenze imubereye kandi akaba yarazanye umubiri ureke mbere aho yarananutse cyane. Nadusoreje inkuru y'umusore w'umukire Calvin wakunze umukobwa atwaraga ibishingwe bivanye mu rugo rwe ari we Ciara. Niba nayo wayikunze usiga like na comment nawe ubutaha.